Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka duseze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Vestina uzwi nka Ishimwe Vestina ubarizwa mu itsinda nyine Vestina Dorcas Team yongeye agaruka ku mbuga nkoranyambaga aho rero yarazanye amakuru meza cyane, ni amakuru yo kwifuriza umubyeyi we umunsi w'abamama mwiza. Akaba rero ari ibintu byongeye gushimisha bamwe mu bakunzi be, aho yatomaguye uyu mubyeyi we nyine amubwira ati uri mama wanjye kandi nta wundi wagusimbura. Ku munsi w'ejo rero ku itariki 8 z'ukwa gatatu nibwo hari habaye umunsi wahariwe umunsi w'abategarugori, ni ukuvuga nyine abamama, aho rero benshi mu basitari bagiye batandukanye by'umwihariko hano mu Rwanda bagiye nyine bifuriza bamama wabo nyine umunsi mwiza. Uyu Vestina nawe ntabwo yahejwe, dore ko nawe yabigaragaje nyine mu magambo yuje urukundo kandi meza, arangije amwifuriza umunsi mwiza. Si Vestina gusa ahubwo na Nyambo Jessica nawe n'umwe rero mu bashyize ku rukuta rwe rwa Instagram umubyeyi we maze amwifuriza umunsi mwiza, aramubwira ati mama urakabeho uragahoraho kandi nta n'undi wagusimbura. Yamwifuje rero byinshi bigiye bitandukanye, aho uyu Nyambo yashyizeho n'amagambo akomeye cyane yerekana nyine ubudahwema n'urukundo yakomeje kumugirira. Ariko abimusanze bo bakoze ibyo twakita nk'aho byatangaje benshi. Ntabwo nza kuvuga ngo ni nk'amahano, ahubwo ni byatangaje benshi. Ni abadamu b'imusanze aho rero bizihizaga nyine uriya munsi wari w'abamama, aho bamwe rero bagiye barangije batangira guserebura, barangije bakora nyine ako twakita nk'akarori, ni nk'ikirori cyabaye, aho rero baje kugera baririmba indirimbo imwe iri kugenda trendinga, ariko bamwe bakaba batumvikanaho ko atari indirimbo yagakwiye kubicurangwa mu ruhame, akaba rero ari indirimbo y'umuhanzi Gitaf, aho abamama bayibyinnye rwose ubona ko banezerewe nayo kandi bishimiye nayo. Ni byinshi rero byaranze uriya munsi, ni umunsi wahariwe abamama, akaba rero ari byinshi bigiye bitandukanye. Gusa icyo wamenya nuko nyine uyu Ishimwe Vestina ubarizwa muri timu nyine Vestina Dorcas yongeye kugaragara nyine yifuriza umubyeyi we nyine byiza, dore ko uyu Ishimwe Vestina amaze igihe kinini atavuga mu itangazamakuru. Yaragiye araceceka cyane, ndetse benshi baza aho rero yarengeye, aho ari rwose bamwe mu bakunzi be nizera ko bamukumbuye cyane mu buryo badahwema kumugaragariza nyine muri comment cyangwa se hamwe harangwa nyine bimwe mu bikorwa byabo, aho usanga rero bagenda bamuvuga bati Vestina rwose turagukumbuye, gerageza ugaruke, ngwino rwose mu ruhame twongere tukubone, dukumbuye amakuru yawe. Benshi bakumbuye amakuru ye, bakumbuye kumva uko bimeze, dore ko nyine byinshi kuri Vestina byakomeje kugira ubwiru. Ahangaha rero murabyibuka ko nyine uyu Vestina kuva nyine habaho yadaga nyine cyangwa se yasaga ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo arayongera ngo yongere yigaragaze nyine mu buryo bweruye ndetse avuge n'icyamuteye, byinshi bamwe bagiye babona. Ni mu gihe uyu rero Vestina mugenzi we Ishimwe Dorcas ari we ujya mu ruhame wenyine, bamwe rero bakavuga bati dukumbuye nyine Vestina kumubona, dukumbuye Vestina wacu, dukumbuye umuramyi wacu, twegereza Imana turirimbira byinshi bigiye bitandukanye. Si Nyambo gusa rero wagize gutya ngo yifurize mama we nyine ibyiza kuriya munsi, dore ko na bamwe mu basitari bagiye batandukanye, aha twavuga nka Bishop Gafaranga, namwe muramuzi rero yamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nawe n'umudamu we Annette Gafaranga nawe rero yafashe umwanya arangije amwifuriza umunsi mwiza w'abamama. Ntabwo ari abo basitari gusa cyangwa se bamwe mu bikomerezwa nyine bafashe umwanya bakifuriza bamwe mu babyeyi babo, ndetse hari n'abandi benshi bagiye batandukanye, nubwo nyine abenshi tutabavuga ngo tubavemo, dore ko nawe wasanga waramwifurije umunsi mwiza wa mama. Gusa nawe uraza kutubwira hano hasi muri komenti, utubwire uburyo wabimwifurije ndetse n'uburyo yabyakiriye. Gusa hariya i Musanze rero hakomeje kuvugisha benshi, ni nyuma y'uko nyine bamwe mu bamama baho bagaragaye bari kuririmba imwe mu ndirimbo zigezweho cyane hano mu Rwanda, indirimbo rero ya Gitaf y'umuhanzi
wakunzwe kumenyekana muri komedi. Uyu nguyu rero akaba yarayishyize hanze ubundi igenda trendinga ku mbuga nkoranyambaga kuriya munsi rero w'abamama. Uwari DJ ndetse nyine wari ku byuma nyine by'ubuhanga yashyizemo indirimbo ya Gitafu. Abamama barangije barishima, babibona ko rwose ari indirimbo nabo bazi kandi ari indirimbo nyine nubwo benshi bakunze kuvuga ati nta butumwa ifite, ariko ni indirimbo wagira ngo nyine yabakomye ku mutima nyine bitewe n'ubutumwa bwayo. Ndagira ngo muri kubona amashusho amwe n'amwe, muri kuhabona rwose uburyo bamwe basimbutse bakajya mu kirere bakishima, ukabona rwose ko ari nk'indirimbo bataramiye nyine, ukavuga ati iyi ndirimbo rwose ku uyu munsi wacu reka natwe tukenjoyinge, reka tukenjoyinge. Mu gihe yarashize iminsi mike cyane ku mbuga nkoranyambaga yatangiye gutrendinga amwe mu mavideo agiye atandukanye y'abana bato bari kugenda rero baririmba imwe mu ndirimbo zigiye zigezweho y'umuhanzi nyine Gitafu, ariko bamwe bakavuga bati ibi rwose ntabwo bikwiye kumva umwana muto ari kuririmba amagambo nk'ariya, ariko bamwe bagenda bavuga bati reka benjoyinge, reka bishime. Ni byinshi rero biri kugenda bigaruka hano ku itangazamakuru, gusa icyo wamenya ni uko nyine natwe dufashe umwanya kugira ngo twifurize abamama bose nyine umunsi mwiza, ndetse nyine nabo kubahwa kandi igihe cyose, dore ko ari umunsi nyine na Madamu Jeannette Kagame nawe yafashe umwanya yifuriza bamwe mu baturarwanda bose nyine by'umwihariko abadamu nyine umunsi mwiza, kandi zira ko ari umunsi wabashije kugenda neza. Hari amarushanwa menshi agiye aba hirya no hino agiye atandukanye, dore ko nko mu mujyi wa Kigali hari bamwe nyine mu bakobwa cyangwa se nyine bamwe mu banyeshuri bagize amarushanwa agiye atandukanye. Twavuga nk'amarushanwa yo gukina basket. Rero bakaba baragiye nyine amarushanwa kugira ngo babashe kwizihiza n'uyu munsi nyine, aho bari batanze n'ibyishimo nyine ku bafana babo bari baje kubareba. Ni ibirori byinshi byagiye biba mu gihugu, gusa nyine nawe uraza kutubwira agacereremo ibirori byahabaye. Gusa icyo usabwa ni uko wakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo nyine byose byiza biri hano bitazigera bigucika. Jye mwabanye nyita Wakanda, ndabashimiye.